Murera Efremu kirebana na Rayon Day ndabona bakonfaminze tariki. Rayon Sport yatangaje itariki kuri social media zayo bavuga ko izaba tariki ya 18 nkuko n'ubundi twari twabigarutseho ndetse tunasesengura tukabona nta kindi gihe bapfa kubona 18 z'ukwa karindwi muri Stade Amahoro isaha ubwo nayo ntirashyirwaho n'ikipe bazakina ntirashyirwaho. Iyi affiche iri hondeza ni Sharire na Matumona na Matumona kuri graphique hariho Matumona rwose hejuru ya Stade Amahoro ariho na wamu na Charles na wamunya Antonio na wamunya Togo uvuye muri Benin Kojo Antonio ndabona aribo bashyizeho. Ubwo biba bisaba kuvugana na Stade igihe uzayitangira bakavugana na ko bazayihindura Rayon Day iyo graphique bazashyiraho ndetse mwataka oya none se ni graphique imwe bakoze ntabwo iyi ngiyi yari izakora kugeza tariki 18. Hari n'izindi zizagenda zikorwa bashyiraho ikipe bazakina bashyiraho ama countdown bashyiraho ikindi gikinyi kizaba gikaze bashyiraho undi mukinnyi bazajyaho n'abandi n'abakitoga bazajyaho. Ubwo rero ni Rayon Sport igitera udupira ngo imenye ngo ninde tuzakina kuri Rayon Day kuko ntabwo bigeze bamutangaza. Ikipe ifite amahirwe ni Gor Mahia yatangiye na process zo gushaka uburyo ya booking i Kigali hanyuma nayo ikazakomereza muri Sekafa cyane ko ariyo yatwaye igikombe cya shampiyona muri Kenya, ariko ntabwo ariyo yonyine nubwo ari yifite amahirwe kurusha izo zose, ariko kuva South Sudan ukajya Libya ndetse n'ahandi nka Tanzania naho baracyashaka ikipe bazakina. Muri Tanzania biragoye cyane nubwo Simba na Yanga zamaze kwemera ko zizakina ko zazitabiriye Sekafa kubera ko umwaka wabo w'imikino shampiyona yabisigaje journée ebyiri. Igikombe cy'igihugu kizakinwa tariki enye finale hagati ya Azam na Simba. Biragoye rero ko bazakina Sekafa bityo bikaba binagoye ko bakina Rayon Day. Aha ndashaka kuvuga iyihe Simba niyo Rayon Sport yari yatekerejeho iyitekerezaho kubera iki? Kubera umufatanyabikorwa wayo bahuriyeho ari we Jairuti. Jairuti Rayon Sport yari yayinjije muri deal zo kuvuga ngo ko Simba ari ikipe utera inkunga wayituzaniye waduhuje ko kandi izakina na Sekafa tugakina tariki 18, ariko urumva Simba izakina tariki enye byagorana ko tariki 18 yahita yemera no gukina na Rayon Sport. Hari ibintu bigoranye kuba bakinye ikipe yarangiza umwaka yarangiza saison igahita yiroha mwirushanwa ni nkaho n'ubundi nta kiruko cyabaho. Nibyo tuvuga ibyo bintu bibaho ku ikipe yakina imyaka ubwo niseze ebyiri nta kiruko kinyuzemo kuko bakinye Sekafa abantu babyumve. Sekafa yarangira mu kwezi kwa 8 mu kwezi kwa 8 bakaba ari nabo 8 kuri zirindwa hari kuri zirindwe. Sekafa yari yabipanze kugira ngo ihe n'umwanya y'amakipe yo muri Tanzania nayo azakine Super Cup kuri zirindwi. Super Cup ya Tanzania ibe tariki ya 10, ariko aya makipe amakuru mfite yo muri Tanzania nuko yamaze kubukinga kujya hanze. Azam nta gihindutse ya Furaha Ibenge irajya muri South Africa. Azam ntabwo yiteguye kuba yaza muri Sekafa. Muzatungurwe nimubona Simba na Yanga haje amakipe ya kabiri cyangwa se Tanzania kohereza andi makipe yo hasi. Azam niyo yajyaga yihangana igapfa kuza, ariko nayo yapanze muri Afrika y'Epfo. Furaha Ibenge azajya muri Afrika y'Epfo. Aho rero kuri Rayon Day biragoye ko yakina na Simba. Igisigaye ni iki? Rayon Sport iracyadiringa irebe murasaba iki, ninde usabe ibyoroheje. Muri Zambia barimo baraganira n'ikipe izaza muri Sekafa. Jamus
ndetse na indi kipe ni yo muri South Sudan ni Merek Bentui ari Merek Bentui ariko Shakutazi. baba babibihije kuko Bentui ni ikipe ngo bafite gahunda yo gukora ibintu byabo ngo yaje ikipe imwe nyine ngo ntabwo hazi indi nkuko Jamus yemeje ngo Bentui Shakutazi Jamus sije muri Sekafa cyane zirazirana cyane urebe kuri social media zabo Jamus yarabyemeje kuzakina Sekafa Kagame Cup Bentui iri Kigali nyine Kigali no kwitegura nyine ni nayo mpamvu yari yananditse isaba ko yakwitegurira i Kigali kugera tariki 18 niyo tariki Sekafa yari gutangiriraho ariko ntibigeze bahindura gahunda n'ubundi baraje nicyo cyumweru bazakiyongeza babwiye Jamus ari batera nayo irimo ariko byaba nanone byaba ntago Rayon Sport Rayon Day ntiyagira ireme nk'iryo wenda wajya kuvuga ngo nimba nagumahiye ariko Leonida abareyo nabo hari ikintu bamaze kumenyera cy'uko Rayon ikina n'ikipe ifite izina binayihenda rimwe na rimwe kandi ubundi biba ari ibirori bya Rayon Sport bikarangira nta na match itsinze kuri Rayon Day nje mbona bakagombye gushiftinga ahubwo bakajya muri uyu mujyo wa za Yanga na Simba zitumirira za Vitaro kubita bitandatu none Rayon Sport daheruka gutsinda kuri Rayon Day ahubwo zigitsinda ntabwo yero ushobora kuba yatsinze ko nacyo bigeze gukina kuri Rayon Day cyo bikayitera ushobora kuba ari Gasogi yonyine yatsinze urebuka ikipe ya Yanga itumira Rayon Simba gatumira APR Leonidas ari iki gitekerezo Simba na Yanga zitumirira igitekerezo cya Frame umuntu yagitekerezaho 8-3 yego iyo haje Yanga hari icyo byongera n'abandi batarabareyo bavuga bati reka tujye kureba iyo kipe ifite izina ifite abakinnyi bakomeye reka natwe tumanuke ariko uriya ni umunsi w'abareyo bazashiftinga barebe uburyo bazajya batumira twa Jamus ariko nakubeshye jewe Rayon Day ni umunsi w'igikundiro nkuko babyeyi uko ari match yo kureba yo nabyo abantu bagomba kubimenya niyo batumira Kitara reka tunahera ahantu uriya munsi abareba bagomba kubitabira mwabaremwe wa mugani munamenye ko niba abantu bagiye kwitoza kuva ku itariki 2 bagakina Rayon Day kuwa mbere Rayon Sport ya confirmye ko kuwa mbere umenya banakoze booking bo baratangira tariki 29 29 kuwa mbere igicumbi niho bari bujye icyo mvuga icyambere menya ko wamurewe menya ko n'uwo mukino bagiye gukina ikipe ni imyitozo ni nk'ari imyitozo ibyumweru bibiri ntibihagije nguvuga ngo uzabona ikipe ikomeye ngo irasa kandi ubundi aho kujya kwizirika ku ikipe ikomeye ufite na Sekafa tangirira ku ntoya ubundi igicumbi ukinnye na Gicumbi ariko sinzi ko bizaba yatangiye ukinnye na Jamus ubundi ugahita winjira muri Sekafa ugahura n'ibyo bikipe kubita bitandatu Jamus ikibazo nuko abanyarwanda bahita bumva batagwa ko gakipe ngo yatumiye ngo ntago ariko abareba bafite umuco wabo kuri abareyo bamaze kumenya ko umunsi ari uwaberega Leonida ntago ari abareyo gusa n'abafana bo mu Rwanda abafana bo mu Rwanda bafite Yamavu bagiye gukina na Seychelles biragorana cyane Seychelles bajya gukina na Nigeria ngo ntigiye kuturya binese hera kuri APR ikinye na Gicumbi reka ngo experience abafana bayo urababura ariko yajya gukina na Rayon Gacinya yigeze gushwana na staff ya Rayon Sport ubwo Rayon Sport yatsindaga Wawusalamu 4 bagacinya komite yashwanye na staff barababwira ngo ntasoni ngo mutsinze kimwe mutsinda 2 murakomeza ngo ubwo se abafana Kigali tuzabakura ya match banze muri Sudan bashaka ko bagarukira kuri 2 mbasha kugira ngo bizagire ntuza ariko staff yitaye abafana bacu bakunda rendezvous zikomeye bakanira match bakanira match uziko niyo mpamvu APR na Rayon zihora zuzuza stade ariko wajya kureba APR niyo Rayon yaba yarazonzwe ukababura APR barakina kuri stade ugasanga afana APR nibo benshi muri stade Amahoro APR match yayikurikiza wenda n'urugero y'amagaju inyamirambo stade na kimwe cya kabiri cy'abantu ntibazemo Bentiu kimwe cya kabiri ngo Bentiu ngo izajya Kampala ngo bafite gahunda yo kugenda kuko n'abakinyi babo abenshi baragenda ino weekend n'ibiki pre-season nyine pre-season na za gitara nyine nizo za ntuza aho rero muri South Sudan naho biracyagoranye hanyuma no muri Zambia baracyavugana Gor Mahia niyo ifite amahirwe menshi hanyuma hakaba indi kipe batari bemerera nk'umushyitsi ushaka kuza muri Sekafa ya Al Ahly Tripoli yiyamanzitsiye nayo iri muri deal ariko ni ibintu bitari buze gufata iminsi 2 iyi weekend ushaka kurangira byasobanutse atarakonfirma ikipe ariko nicyo ngo Sekafa nayo ibifite ko na Sekafa nayo kubitarakonfirma
hari izo za Kiyovu na polisi zasabye nazo bazifata nk'abashyitsi, hari izo za Libya zasabye, Tunisia basabye,